neza ndongeye ndagarutse ngiye kubabwira ku busobanuro bw'irindi zina, ariko noneho mbere ko dutangira mwandike muri comment mumbwire iyo ngiye kubabwira niba buri wese atekereza mu wundi muntu ambwire ikintu ngiye kubabwira. Izina ngiye kubabwira rero uyu munsi ni izina ryitwa Claire. Maze nindangiza kubabwira ubusobanuro bw'izina Claire mbabwire n'imico iranga abantu bitwa ba Claire. Claire rikomoka mu rurimi rw'igifaransa rikaba rituruka ku ijambo clarus ry'ikilatini risobanura umucyo, urumuri, ibintu bisobanutse cyangwa umuntu usobanutse wera ku mutima. Muri make ibintu byose bye biba biri ku murongo, biri mu mucyo, biri mu kuri, icyo bita Claire ni izina risobanura umuntu ufite umutima utagira amakenga, ugaragaza ibintu mu mucyo kandi akunda ukuri. Rero mu bintu biranga abantu bitwa ba Claire benshi ku isi, atari bose, baba abanyabwenge kandi batekereza neza pe. Bakunda kwisobanura neza, bakagira ubwenge bwihuse no gukora ibintu bari bizeye. Baba bafite umutima mwiza ba Claire. Aba bantu usanga bakunda gufasha abandi, ntibagire inzika kandi baba abanyangamugayo. Ari inyangamugayo. Nyine muri make Claire ni umuntu ucisha ibintu mu kuri. Baha agaciro isuku n'umutekano. Usanga bakunda kubaho mu buzima butekanye, bakarangwa no kugira gahunda mu byo bakora. Ni abantu bazi gutanga inama pe. Bakunda kumva abandi ibyo babwira kandi bagatanga inama zitanga umucyo ku bibazo by'abandi. Baba bafite ubuhanga mu mibanire. Claire akunda abantu ndetse abazi kubana n'abandi. Dukomeje, ba Claire baba bafite impano yo kugira isuku n'ubwitonzi. Aba bantu usanga badakunda akaduruvayo, ahubwo bifuza ahantu heza hatuje kandi hasa neza. Agira imbaraga zo gutsinda no kwihangana, gukora cyane no kutava kwizima byo biyemeje. Ese witwa Claire? Niba witwa Claire umbwire niba ibi bintu bikuranga. Ariko abenshi birabaranga. Niba wowe rero bitakuranga wavuga ikibazo. Ugomba nawe kugira imico nyine. Ugaharanira izina rya Claire ko ukuba umuntu uvugisha ukuri, wiyubaha, maze kugira umunsi mwiza.